hari abakristo leta inyemereye nafata nka kubita bagifite amoko n'indi mitekerereze ipfuye mu mutwe nabe mugufi cyangwa abe muremure iyo aturutse mu biganza by'Imana azari mwiza. Ariko kandi wihera ku musozi cyangwa ngo uhere mu rusengero ngo niho ngo uzakura uwo mufasha. Oya, rambagiza nyuma y'uko usenze, rambagiza kubera ko Imana yemera amahitamo yacu iyo ari meza. MGN7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. Siganuza Benge mu bumenyi n'ikoranabuhanga, Siganuza Benge mu muco n'imibereho myiza, Siganuza Benge mu bukristo n'ivugabutumwa, Siganuza Benge mu ishoramari n'iterambere, Siganuza Benge mu mubano n'imibanire. ni mu kiganiro Siganuza Benge. Kaze mwese, hano ni kuri MGN7 turi mu kiganiro Siganuza Benge. Tubashimira cyane uburyo mukomeje kutwereka ko mubana natwe. Uyu munsi tubafitiye byinshi kandi bitandukanye, turaza kubifashwamo n'umutumirwa wacu dufite imbere yacu. Natwemerere wadusoza. Muraho neza, murakoze, nishimiye kuboneka hano kandi nishimiye kuza muri iki kiganiro. Urakoze cyane. Kugira ngo abadukurikiye barusheho gusobanukirwa, uratubwira amazina yawe, unatwibwire muri rusange tumenye uwo uri we. Ya, murakoze. Nitwa Sengawizere Seti, ndi umusore w'umukristo ukunda Imana. Wow. Kandi ndakomeje no kuyikunda. Ndumva ibi bintu biraza kuryoha cyane cyane. Aratubwiye ngo ni umusore ukunda Imana. Hari abajya bakunda kuvuga ngo ndi ingaraga ariko itigaragura. Nawe niko bimeze? Bo bafite impamvu bashingiraho bavuga gutyo, ariko uwo ndiwe binejeje Imana. Wow. Yeah. Kandi nawe iyo witekerejeho wumva biguhesheje amahoro. Yego, bimesheje amahoro kandi bimesheje n'ikuzo mu bwami bwa Kristo. Urakoze cyane. Seti, ukitwibwira wamfasha ukatubwira ahantu turuka kugira ngo dusuhuze abantu wenda bashobora kuba bakuzi. Bo murakoze. Ndi wo mu karere ka Gasabo. Yes. Mujyi wa Kigali. Niho nturuka ariko ubu ngubu ndi kubarizwa muri Musanze. Yes. Yeah. Abantu ba Kigali, murabibona ko twazanye umuntu w'i Kigali, umwana w'i Kigali. Ni byiza cyane. Turabasuhuje cyane abantu mwese muziranye na Sengawizere Seti, by'umwihariko abantu mwiganye muri segonderi cyangwa se mwagiye mubana n'ahantu hatandukanye, kuko ni umuntu ukunda kugenda bitewe n'uko Imana yabyemeye. Rero tubahaye ikaze mwese kandi turizera tudashidikanya yuko ibi biganiro byacu biri buze kubanyura. Tugiye kuganira muki. Uyu munsi twabahitiyemo ko tuza kuganira mu gace kacu kitwa imibereho myiza, ariko kandi imibereho myiza ishingiye ku Bukristo. Niyo mpamvu Seti araza kubidufashamo kandi ndabizi neza araza kubishobora. Seti, umeze neza? Yego. Wambaye neza? Bo ubwo ntawe bisitaza, ntekereza ko byaba ari byiza. Seti, byagufasha igihe kingana iki kugira ngo wisanga wambaye gutyo? Ntabwo ari kinini, kuko ntabwo njya ngorwa n'imyambarire. Iyo mfite yose mba nzi ko idakojeje isoni. Yego. Niyo mpamvu bitamfata igihe kinini cyane ntegura uko ndi bwambare. Yego. Indwara yitwa kuberwa urayizi? Iyo ndwara ntabwo waba ubirwaye nawe? narayikubonanye. Ubwo bishatse kuvuga ngo warankopiye. Ya ndwara ishobora kuba yandura. Nari maze kubivuga, tugiye kuganira mu mibereho myiza ariko ishingiye ku Bukristo. Seti, nyemera mbanze nkubaze ikibazo kimwe. Iyo bavuze kubaho neza baba bashatse kuvuga iki? Bishobora kubyumva mu buryo bubiri, kuko iyo turi hano dufite message turi gutambutsa muri ubu buryo, hari ibyo dushingiraho abantu bavuze. Yego. Ariko icy'ingenzi cyane umuntu aba ari gusangiza abantu ibitekerezo bye. Yego. Ariko kandi bijyanye no kuri gushobora kuba kuriho. Yego. Rero imibereho myiza cyangwa kubaho neza kuri njyewe
ni ukubaho ubuzima bunejeje Imana, cyangwa ubuzima budakojeje isoni. Iyo umuntu abayeho ubwo buzima, njyewe mpamya ko abayeho neza, ariyo mibereho myiza. Yego. Aragize ati kubaho neza ni ukubaho mu buzima bunejeje Imana. Mpise ngira ikibazo, ni gute umuntu abaho anezeza Imana? Yego. Kristo niwe cyitegererezo uyu munsi tugenderaho, niwe fatiro ry'agakiza ubuzima bwacu. Buri muntu wese nagirirwa amahirwe yo guhura nawe, namubwira ngo uwo tureberaho ni Kristo, niwe banze ryo kwizera, niwe twubakiyeho ubu buzima, niwe tangiriro ry'imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Rero kubaho neza kuri njyewe binejeje Imana cyangwa byubahishije Imana, ni ukubaho umuntu asa na Kristo. Wenda twakunze cyane kubijyana mu buryo navuga bw'umwuka, none reka tubizane mu buryo bw'umubiri. Ariko ntabwo nkuvanye mu mubiri, ahubwo ndagira ngo udufashe gusobanukirwa kubaho neza ariko mu buryo abantu busanzwe budafite aho buhuriye no kumenya Kristo n'ibindi nguko wari umaze kubitubwira. Kubaho neza mu buryo busanzwe. Yego. Kubaho neza mu buryo busanzwe, n'ubundi uburyo bw'umwuka twahozemo cyangwa cya kirere cy'umwuka twahoze tuganiriramo, ntawe kiri buze gutandukanira n'iyi mibereho yo mu buzima busanzwe kandi myiza. Ariko mu buryo buri rusange, kubaho neza ni ukubaho ubuzima unyuzwe nabwo, kandi ubwo buzima bukaba butabereye imbogamizi wowe ndetse n'abandi ubanye nabo muri sosiyete. Uvuze neza cyane. Ndabizi neza ko abantu badukurikiranye batangiye kwandika kuko dufite navuga ngo ni inararibonye iri kubidufashamo kubisobanukirwa. Hari ikibazo abantu bakunze kwibaza, ugasanga bamwe baravuga bati kuvuka ahantu heza cyangwa se kuvukira ahantu heza bisobanura kubaho neza. Waba wemeranywa n'iyo nteruro nguhaye? Ndayemera ku ruhande rumwe, buretse ko ntayubakiraho. Ariko iyo urebye usanga Bibiliya irambwira, kuko ibyo njya kuvuga byose mbyubakira kuri Bibiliya. Yego. Irambwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ni ikimenyetso cy'uko umuryango cyangwa ibiganza biguteruye, ibiganza bikureze, iyo ukivuka bishobora kuguha icyerekezo cy'imibereho myiza. Mu buryo busanzwe, iyo umuntu avukiye ahantu heza, n'imibereho ye kwijanisha amahirwe menshi aba ari ukubaho neza ubuzima bwiza, kubera ko asanze yarateguriwe ibyicaro by'aho agomba kwicara ndetse n'inzira nziza z'aho agomba kunyura. Ariko kandi muri iki gihe usanga umuntu avukiye ahantu heza no mu biganza byiza, ariko impinduka zijyanye n'aho agenda anyura bikaza kumutura mu nzira mbi, akisanga abayeho nabi kandi yaranyuze aheza. Gusa turi ahangaha navuga ni nubwo aho uvukiye hashobora kugena imibereho myiza kuri wowe, ariko kandi wowe ubwawe, umuntu ubwe niwe ugena imibereho myiza no kubaho neza kwe. Arakoze cyane. Hari ikindi kibazo abandi bantu bakunda kwibaza, baravuga bati hari abavuga ko ahazaza h'umuntu hagaragazwa nuko abayeho uno munsi. Waba wemeranywa nabo? Ntago natera ishoti ibitekerezo by'abandi bantu, cyane ko kenshi umuntu akunda kuvuga bingana na situwasiyo ye. Gusa Fabrice, nkubwira iki kintu. Yego. Buriya ahantu hose hazamuka haba hafite n'ahamanuka. Kenshi umuntu uyu munsi aba ari hejuru, ejo akisanga hasi. Uyu munsi umuntu aba abayeho neza, ejo agasanga yabayeho nabi cyangwa yarabayeho nabi, nyuma bigahinduka
akabaho neza. Icyo nemera cyo ni iki ngiki, uburyo uteguramo ejo hazaza hawe, kubera ko mu mitekerereze ya muntu cyangwa mu myanzuro umuntu afata habamo ibintu bibiri. Habamo ikintu cyiza, hakabamo n'ikibi. Kandi iyo uhisemo neza wunguka bingana nuko n'igihombo bari kugira iyo uhitamo nabi. Rero uko uyu munsi ubayeho ni ishusho nziza tureberamo, ni indorerwamo nziza itwereka ejo uko uzaba umeze. Wow. Bivuze ngo tugomba kubaho mu buzima turangwa no guhitamo. Wari utubwiye ngo iyo uhisemo neza ubona inyungu zingana n'ibyo nyine wahisemo. Arakoze cyane. Seti, hari ikintu wigeze ukomozaho cyerekeranye no gutegura ahazaza. Iyo umuntu avuze ngo ngiye gutegura ahazaza, aho hazaza aba ashatse kugaragaza ko ari ahantu hameze gute? Ahazaza ubundi iyo witegereje neza ubuzima buhora buhinduka. Ariko kandi kubera ko umuntu atazi ngo ese iherezo ryanjye ni irihe, umuntu aba agomba kwicara avuga ngo sinzi igihe nzamara, ariko mu gihe nzamara hari imibereho, hari uko ngomba kubaho muri icyo gihe nzamara ndi hano ku isi. Kuko kubizera tuzi ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu turimo. Ariko mu mitegurire iyo umuntu aba agomba gutegura ibintu bibiri, agategura imibereho ye yo mu isi, agategura n'indi mibereho y'ahazaza mu bugingo bw'abizera. Hanyuma nusoma Bibiliya yarambwiye ngo isi izaragwa abagwaneza. Aka kantu ukanotinge ni akantu gakomeye kubizera. Twizera ko tubikiwe ikamba ndetse n'ubuturo bwiza mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko kandi turi no mu isi, niko Pawulo yabajije Yesu, yaramubajije ngo mbese abantu bagukurikiye ubundi babikiwe izihe ngororano, hari ibihembo baba bafite? Yesu aramubwira ngo abankurikiye bazabona ubugingo, atari ku kindi, bakiri no mu isi bazakubirwa inshuro 100. Rero mu byo dutegura, umuntu ategura kubaho neza mu isi, agategura no kubaho neza mu bwami buzategurwa bwa Kristo, aho yarimbishirije abageni be bazaba. Iyo hazaza rero, aho hazaza tuvuga tuzabaho, mpabona muri ubu buryo ni naho duharanira, by'umwihariko nk'abajeni. Reka mvuge nk'umujeni. Umujeni iyo ndimo kuvuga kubaho neza ku hazaza hanjye, ni ugutegura cyangwa ni imibereho nzagira mu gusaza kwanjye, ni imibereho nzagira ndenze icyiciro cy'urubyiruko. Iyo mibereho ni ahazaza hanjye. Arakoze cyane. Iyo utubwira ngo gutegura ahazaza, wari ubivuze ngo uri umujeni. Iyo utegura ahazaza ntekereza ko uba utegura n'umuryango muri icyo gihe. Seti, nkundira nkubaze, ni gute utegura umuryango wawe w'ahazaza? Mbanza kwitegura njyewe ubwanjye, kuko kugira ngo ntegurire n'abandi ni uko njyewe ubwanjye ngomba kuba niteguye. Uburyo rero nteguramo umuryango wanjye cyangwa uburyo ngutekerezamo bituruka kuri njyewe uyu munsi uko nitegura. Imyitegurire yanjye rero uyu munsi yubakiye ku tuntu dutatu. Ikintu cya mbere ni ukwiga. Mpora niga, nkigira ku birenge by'abatubanjirije, nabara nk'intwari kugira ngo ntekereze ku hazaza hanjye. Kuko hari bakuru batubanjirije nitegereza nkareba aho basoreje urugendo rwabo, nkavuga nti aba hari aho bageze, hari n'ibindi bari basigaje, bigatuma nitoza kubaho ubuzima bwiza kugira ngo nanjye aho ngaho nzabe meze neza. Icya kabiri, mu gutegura kuzagira umuryango mwiza, nifashisha kandi kantu bita kwihangana. Ubu buzima busaba kwihangana. Uri umusore, uri inkumi, uri umujeni, uri urubyiruko, ntiwihangane.
umuryango wawe ntabwo wazategurwa neza. Wenda ushobora kuza kumbaza ngo kwihanganira ibiki, kuko ni byinshi, ariko hari byinshi byo kwihanganira kugira ngo utegure umuryango neza. Ndihangana. Hanyuma ikindi nkaca bugufi. Nabonye ku munzani igifite ibiro byinshi nicyo kimanuka. Yego. Hanyuma kandi igifite ibiro bikeya kiratumbagira. Igihe cyose umuntu yaciye bugufi aba arimo kwegeranya ubutunzi n'icyubahiro muri we, bizamufasha gutegura cyangwa kurinda n'umuryango we w'ahazaza. Wigeze uvuga kwihangana, nahise nibaza wenda kwihangana wari ushatse kutubwira ni ugutegereza Imana izakuzanira umugore, uvuga uti ubwo ngiye kwihangana mpaka kwihangana washatse kutubwira ni ugute? Fabrice, nawe ugeze wenda usugera ku cyiciro cy'umugore, ariko kandi kwihangana, reka nibutsa abantu ko kwihangana atari ugutegereza. Yego. Ahubwo kwihangana ni imyitwarire ugira igihe utegereje. Yego. Rero muri iyo myitwarire, ariko iyo myitwarire tuzayita ko umuntu yihanganye igihe yabaye myiza, kuko umuntu nagira imyitwarire mibi ariko ategereje ntabwo azaba yihanganye. Ikigaragaza ko umuntu yihanganye ni uko yagize imyitwarire myiza mu gutegereza ibyo yiringiye kuzabona. Rero ngewe muri kwa kubitegura, kwihangana kwanjye gushingira mu kugira imyitwarire myiza. Hanyuma icyo warubajije nsa nk'uwacyumvishe, reka mvuge ko umuntu aritwararika. Nyuma yo kwitonda uranitwararika. Ubuzima ntabwo ari buriyo, ubu busore ntabwo ari buriyo. Hari abantu barya ubusore, barya imyaka yabo y'ubutoya bakayirya nk'abashaka kuyimara, nk'aho ari buriyo. Ubu buzima bwacu ntabwo ari buriyo. Iyo uburiye nabi imbere ntabwo ubona uko uburya. Rero nge nirinda cyane, nkavuga ngo ubuzima bwanjye ngomba kubutwara neza, kuko ejo burantegereje, kandi ntibuntegereje ngenyine. Uyu munsi mbayeho nibereyeho, ariko ejo hari abo nzaberaho. Wenda ntaguciye mu ijambo. Yego. Hari abantu bari kumva ijambo ryitwa buriyo, agatavuga buriyo ko tutakandagiye mu ishuri. Wenda kugira ngo tuze kubafasha kubyumva neza. Seti, ku myaka yawe nkurebye mbona uri hagati y'imyaka 20 na 30. Kandi ntago mbeshye, niba mbeshye unyomoze. Ntago wibeshye. Ku myaka yawe umuntu ufite icyo nakita imitekerereze imeze gutyo ni myiza cyane, ni myiza. Njye ubwanjye ndagushimira. Ariko reka dusubize amaso ku rubyiruko tubona hanze, cyangwa se kuri sosiyete turimo. Hari benshi badakurikiza ayo mahame ayo ngayo ugenderaho. Icyo bita kuba abantu barya ubuzima nk'aho birengagije ko nyuma hari igihe bazaberaho abandi, bagakora ibintu bitandukanye. Ndagira ngo udufashe nk'abantu badukurikiye, utange nk'umurongo ngenderwa cyangwa se ugira inama uru rubyiruko cyane, yaba urw'abasore ndetse yaba n'urw'abakobwa, ushingiye ku byo ubona biri kwangiza bwa buzima bwabo, bituma ya miryango twarimo tuvuga itazaba myiza. Ndagira ngo ugire ikintu babwira gito. N'ubusanzwe ngewe ndi umuvugabutumwa, niyo mpamvu n'ibyo nza kuvuga birubakira kuri Bibiliya. Yego. Kuko Bibiliya niyo impa icyerekezo cy'ubuzima. Icyo gitabo nsoma nkavugana n'Imana, hanyuma ikanyoreyatinga cyangwa ikama umurongo ngenderwaho ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ko nta mahame kanaka, nta muntu runaka wigeze anshyiramo iyo mitekerereze. Ahubwo ubuzima bwo muri Kristo Yesu, ubwo kubana n'Imana, bwampaye icyerekezo. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ikintu gikomeye. Riravuga ngo, ni Salomo wabyanditse, aravuga ngo umusore wishimire iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Uyu munsi umusore cyangwa umukobwa, nimvuga umusore byumvikane abajeni bose cyangwa urubyiruko rwose, uyu munsi uwicara adatekereza ko iminsi mibi izamusanga. Uyu munsi ndambara,
nkasokoza nkabona agasatsi kameze neza, ariko tomorrow ntabwo ariko bizaba bimeze. Ejo bizahinduka. Naratangaye, niba warabirebye neza, umuntu avuka atazi kurya, yego, amenyo adahekenya, ibiganza bidafata, ibirenge bidakandagira. Umuntu avuka atareba. Niyo agiye gusaza nuko asaza. yego, Umuntu avuka bamuterura, asaza bamuterura. Ntabwo ari uko nguko navutse meze. None igitangaje, Yobu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo wabyawe n'umugore wese ngo arama igihe gito, ngo nicyo ngicyo arama ngo kiba cyuzuyemo imiruho. Ndagira ngo mbwire abajeni, mbabwire ikintu gikomeye. Reka mbwire abajeni ko ubu buzima bufite aho bugomba kurangirira. yego, Kandi uyu munsi ni bwiza, ariko ejo buracya ari bubi, cyangwa bube bwiza kurushaho, bitewe n'uko umuntu abutegura. Ariko icyo si cyo gitangaje. Igitangaje cyane ni uko uyu munsi imeze neza, ariko ejo nzasaza. Rero mujeni uri kwijandika mu bibi, uri gukora ibibi, ibiteye isoni, bimwe nise uri kwiyandarika, uri gufata ubuzima bwawe bw'ubusore ukibagirwa ko ejo uzabyara, ukibagirwa ko ejo uzubaka urugo, ukibagirwa ko ejo nawe uzarera. Urimo kwiroha amakara yaka ku mutwe. Nabagira inama rero, inama nagira abajeni, inama nagira urubyiruko, nibige kubaha Imana, kuko nicyo cyerekezo cyonyine umuntu yahagararamo ntazicuze. Hanyuma nubwo nababwiye ijambo ngo wishimire iminsi y'ubusore bwawe, ntabwo ari ukuyishimira ukora ibibi. Uw'umumaro kugira ngo ejo uzabone uburyo uw'umumaro kurushaho. yego. Arakoze cyane. Seti, ntabwo ndibuze kukubaza ngo wakijijwe ryari, kuko uko nkureba umaze iminsi mu gakiza. Ariko ndagira ngo nkundire nkubaze iki kintu, ku myaka yawe ugezeho n'igihe umaze mu gakiza, ubona ari iki cyagufashije kuba ukiri Seti, uyu Seti ndi kubona imbere yanjye, ubona ari iki cyabigufashijemo? Yes, ndaza kubyumva, ni agakiza. Wabitwaye gute? Kuko agakiza nta hantu tugenda ngo tukagure tuvuga ngo barangiye kukambara mu ijosi, ubwo bivuze ngo ubuzima biraza kugenda neza. Wabyitwaye mute? Kuko turabafite abantu barazamo rimwe, ejo bakongera bakavamo, bagasubiramo bakavamo. Ariko wowe Seti, ku myaka yawe ufite n'igihe umaze mu gakiza, ni icyo ubona cyagufashije nk'intwaro cyangwa se nk'ibanga wakoresheje kugira ngo uyu munsi ube ukiri Seti? Yego, urakoze. Reka mvuge iki ngiki. Ikintu cya mbere cyamfashije ni uguhishurirwa Kristo. Yego. Nahishuriwe ko Imana ari data. Bityo bituma mbaho ntakorera idini, mbaho ntakorera abantu, ahubwo mbaho nkorera data. Yego. Hanyuma bituma, kubera ko nzi Imana ko ireba hose kandi ikahabera hose icyarimwe, Yego. bituma ubuzima bwanjye mba nzi ko ndi kumwe na data kandi undeba. Rero niyemeje ko ntashobora gukorera data nabi ngo muhemukire. Nicyo kintu kimfashije kuba nshikamye muri by'ubu bugingo. Nuko natekereje ko data ntakwiye kumuhemukira. Reka mvuga aka kantu. Hari abantu bakijijwe uyu munsi bya nyirarubeshwa cyangwa babeshya abantu. Bakizwa kugira ngo abantu bababone, cyangwa bakizwa kugira ngo iwabo babishimire, cyangwa bakijijwe kugira ngo idini ribasingize ngo aba barakijijwe. Abo bantu bagwa vuba, kugwa kwabo kuri hafi. Ariko umuntu ukijijwe avuga ngo ndimo kurwanira ubutunzi butaboneka, iyo wiringiye bitaboneka, nuko urakizwa n'ejo ugakizwa n'ejo bundi kuzageza Kristo agarutse. Kubera iki? Kuko ubuzima bwacu bwa Gikristo ntabwo burangira mu idini, si muri ADPR, si muri Katolike, ntabwo ari mu Isilamu. Ubuzima bwacu bwa Gikristo buzarangirana na Kristo aje gutwara itorero, ubundi tujyane muri ubwo bwami. Ntaragerayo rero ntabwo nshobora gucogora. Yego. Wow, abadukurikiye nabo bafata iyo gahunda, kuko ni gahunda nzima. Seti, wenda wigeze uba mu buzima bwa segonderi? Imibereho ya segonderi urayibona y'urubyiruko. Yego. Wenda ushobora kuba waragize n'indi mibereho, byashoboka kuba wabaye mu ya kaminuza, wenda sindibuze kubyinjiramo n'ubuzima bwawe.
ariko nkundira nkubaze biterwa n'iki abana bakaza reka mvuge bakaza bameze neza bafite ingeso nziza ariko bagira hahandi mu ishuri mu kigo bagiye kwigamo yaba segonderi cyangwa se yaba n'ahandi iminsi mike cyane ukabona ntabwo ari wa wundi nari nsanzwe nzi mu yandi magambo kwa kundi yaje yarahindutse kandi ahinduka mu buryo ubona biterwa n'iki? Urakoze. Reka ngufashe iki kintu nta nubwo ari ubwa segonderi gusa. Ubuzima bwa segonderi n'ubwa kaminuza bwose ndabuzi kuko bwose nabubayemo. Hanyuma icyo kibazo ntago kiba muri segonderi gusa, no mu makaminuza kirimo. Tugenda tubona abantu baza tubashima mu mico n'imyitwarire y'ibyo tureba, ariko reka nkubwire nti ikibazo cya mbere abajeni bafite uyu munsi ntago bigishwe Kristo neza. Bigishijwe guhunga ibyaha ariko ntibigishwa kubikizwa. Niyo mpamvu bitwararitse kubera kubitinya n'igitsure bakiri iwabo, ariko bageze aho bibera, bageze aho nta jisho ribareba, batangira gukora ibyaha, basubira mu ngeso mbi. Hanyuma dufite n'abandi benshi bavuka mu ngo z'abakijijwe, noneho kubera dogitirine y'iwabo na disipurine y'ababyeyi babo, abo bana bakibwira ko bakiriye Yesu, ariko siko kuri. Ibyo bituma iyo bageze aho ababyeyi babo batabareba, barahinduka bagakora ibyo bashaka. Ariko reka mvugane n'aba bajeni kuko nibo uyu munsi nashatse kugenera ubutumwa. Abajeni nimwizere Kristo niwe ukiza ibyaha. Hanyuma mureke imigenzo y'idini, muyibobohokeho idini rigiye kubabera umutwaro. Nimureke imitekerereze ipfuye, muhinduke. Kristo niwe cyitegerezo cyonyine. Abantu benshi ngira ngo mwarakoze gushyiraho iki kinyamakuru kizaza, nabonye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo munyuzaho, ariko nimukangurira abantu Kristo, abantu nimubabwire bavuge Kristo, abantu bareka kuvuga idini, abantu nibareka kuvuga imitekerereze yabo. Ndagira ngo mbabwire Kristo niwe ukiza umutima, akabohora umutima n'ubugingo bugakira. Ariko abantu batwigishije gukizwa bigendanye n'uko idini riri, nyamara Kristo ntiyagira mu bugingo. Nicyo kibazo aba bajeni bafite. Ariko nibahindukira bakizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndagira ngo mbabwire aho bazajya hose, abantu bakunda kubivuga, gukizwa neza ni ugukirizwaho ibyaha biri. Ibyo ndumva bihuye n'ikibazo nari ngiye kukubaza, nkubaza nti ubundi umuntu akiranuka ryari? Ntabwo nashatse wenda ko twinjira mu buryo buri biblike cyane, ariko gukiranuka ninda ivuka ibyawe no kwizera. Iyo umuntu yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, imirimo yose ishimwa n'Imana yo muri Kristo Yesu nibyo gukiranuka. Arakoze cyane. Seti, twaganiriye, hari akantu nkuyemo cyane, wenda n'abadukurikiye baraza kugira ko bari buze gukuramo. Warutubwiye ko ubundi aho ibyaha biri niho tugomba gukirizwa. Hari abantu benshi binanira. Siho gusa, naho bitari naho tugomba kuhagaragariza Kristo, ariko by'umwihariko cyane ikizanezeza Kristo ni uko twakirijwe aho biri. Urakoze cyane. Hari ikibazo cy'amatsiko mfite nenda kukubaza, mu buryo bwo kudakunda kwinjira mu buryo buri biblike cyane, ahubwo tubisanisha n'ubuzima bwacu. Iyo bavuze umufasha, umufasha mwiza, wumva ari umufasha umeze ute? Umufasha mwiza, uravuga umwuka wera? No, ndavuga umudamu. Umudamu. Ntago ndashaka ngo nkubwire ngo umufasha mwiza ameze gutya, ariko kandi ari umuntu uherutse kunganiriza
arambwira ngo nujya kurambagiza rero wa musore we uzabanza urambagize nyina w'umukobwa nibwo uzamenya neza imyitwarire y'umukobwa ushaka kurambagiza. Ubwo rero ntaragira uwo mufasha ariko nkaba narabanye na mama. Nabonye imyitwarire y'umufasha mwiza bitewe n'urugo nturukamo, aho ari nanamushimira ko ari umubyeyi mwiza. Hanyuma umufasha mwiza kuri njyewe, Salomo yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo umugore mwiza agusasira mu ipamba. Mbega nta kintu kiryoshye kuri iyi si nko kubura umusore warambagiza, ukarambagiza umukobwa mwiza akazakubera umugore mwiza. Abagabo bafite abagore beza barabizi. Hanyuma kuri njyewe umufasha mwiza ni umugore ubereye umugabo we. Yego. Twagiye tubyumva akenshi, abasore cyangwa se n'abakobwa bagafata igihe, hari imisozi ikunzwe kumenyekana ya Zanda birambiwe ndetse no mu byumba n'ahandi hatandukanye, bakajya gusenga bati mana niba uri umusore ati ndashaka umugore. Waba wemeranywa n'aba bantu? Ntago byaterwa n'uburyo babikoramo, kuko hari ababikora mu buryo nshobora gushima, hari n'ababikora mu buryo nagaya. Icyo nzi cyo nkurikije icyo uvuze, numvishe ko abo bantu bashobora kuba batabikora neza. Akaba ari nayo mpamvu mbayije icyo kibazo. Hanyuma icyo nemera ni iki? Nemera ko Imana ariyo itanga umugore mwiza cyangwa ariyo itanga umufasha mwiza. Ariko nigeze kukubwira ikintu bita amahitamo. Amahitamo yanjye nk'umusore, ashingiye icyambere ku misengere. Reka nkubwire akantu keza n'abandi bantu bankurikiye banyumve. Iyo umuntu asenga akaba atazi gufata icyemezo, uyu muntu imisengere ye ihora ari ugusubira imbere y'Imana asenga. Ukwiye gusenga ariko ugafata n'icyemezo. Niyo mpamvu nagira ngo mbwire aba bantu abagiye gusenga basaba umugore, mbere na mbere reka mbabwire ko batayobye, ariko niba batarafashe icyemezo cyo kumushaka barimo kuyoba. Umusore rero akwiye gusenga mbere y'uko ashyikira uwo mufasha cyangwa mu gihe amukeneye. Ariko kandi nk'uko wabivuze, nanjye hari abo numvishe, ugasanga umuntu w'umusore arimo gusenga ngo mana, ngo umukobwa ufite tayi, ngo muremure, ngo w'imisaya miremire. Hari n'abagira n'amoko, nabyo reka mbivuge, ngo kandi ngo akaba atari umuhutu cyangwa atari umututsi cyangwa atari umutwa. Ibintu nk'ibyo ngibyo, reka nkubwire, Imana niyo itanga umufasha mwiza ubereye, uhuje n'uko umutima uhawe uri. Ariko kandi iyo udashingiye ku byo weho wishyizemo, nakita by'ubupagani. Hari abakristo leta inyemereye nafata nka kubita, bagifite amoko n'indi mitekerereze ipfuye mu mutwe. Nabe mugufi cyangwa abe muremure, iyo aturutse mu biganza by'Imana aza ari mwiza. Ariko kandi wihera ku musozi cyangwa ngo uhere mu rusengero ngo niho ngo uzakura uwo mufasha. Oya, rambagiza nyuma y'uko usenze, rambagiza kubera ko Imana yemera amahitamo yacu iyo ari meza. Sinzi niba uragira muri icyo gihe ukaba warasenze uyu mwanya wenda ukaba urimo kurambagiza. Hari n'ikindi kintu wavuze cyitwa amahitamo. Amahitamo yawe mu kurambagiza azashingira ku ki? Kimwe cyo nacyumvisha no gusenga, kuba uwo muntu asenga. Amahitamo yawe azashingira ku ki, ku buryo uzareba umuntu ukavuga uti nshingiye, uzashingira ku ki? Umbajije ikibazo gikomeye, ariko reka ne guteza ikibazo mu mitekerereze y'abamo. Kuko twese duhitamo bitewe n'ibyo dutekereza. Ariko amahitamo yanjye azashingira ku rukundo. Umutima wanjye, urukundo kuri njyewe ndufatira ku cyemezo cy'umutima.
umutima wanjye ukibona uwushima. Ntuze kumbaza wenda detail kanaka, ariko reka nkubwire umukobwa wubaha Imana ufite ingeso za Gikristo, hanyuma umutima wanjye ukamwishimira, nta cyambuza kumugira amahitamo yanjye. Wow. Yego. Bishatse kuvuga ngo abakobwa rero badukurikiye basenge, hanyuma ntawamenya urukundo ufite rushobora kuzagwa kuri umwe mu bantu badukurikiranye. Ubwinshi bwabo nabyo biteza ihungabana, ariko igihe cyanjye kigeze nzi ko nzahitamo kandi nkahitamo neza. Anyway, hari n'igihe naba narahisemo, wenda ibyo ntitubigarukeho kuko hari abakunda, hari igihe uba umeze iki gihe nk'untanze. Yego. ariko umusore utekereza ku hazaza agomba guhitamo, kandi agahitamo neza bidashingiye ku mitekerereze ya muntu, ahubwo bishingiye ku mitekerereze n'Imana yakabaye ifite. Uyu munsi nakibajije ngo Kristo abaye ari njyewe, nicyo kibazo umusore wese yakibajije. Kristo abaye ari njyewe, mbese yahitamo uyu mukobwa? Yahitamo umukobwa urara mu kabari? Yahitamo umukobwa ukora ibiteye isoni? Mbese yahitamo umeze gute? Kristo njyewe ntekereza ko abaye ari njyewe, nawe yahitamo umukobwa wubahisha Imana. Noneho njyewe by'umwihariko ndi umuvugabutumwa, amahitamo yanjye ashingiye ku mukobwa umfasha gukora ivugabutumwa neza. Yego. Wow. Avuze akantu keza, wenda abadukurikiye abenshi ntabwo ari abavugabutumwa, ariko bishatse kuvuga ko uwo ari we wese wahitamo ni ugomba kugushyigikira mu muhamagaro cyangwa se mu cy'Imana yaguhamagariye gukora. Arakoze cyane. Seti, wakunze kubibona cyane, hari abasore benshi, reka twivugire ku basore bakiri abajene, rimwe na rimwe wigeze uvuga ngo haramutse hari uwaguha uburenganzira hari abantu wakubita. Reka tuvuge ba bandi bagifite imitekerereze twakita ko iciriritse ishingiye ku bintu biciriritse, reka mbivuge gutyo. Uyu mwanya cyangwa se muri ibi bihe hari abasore ugenda ubona ukavuga ngo ndamutse mufite ububasha nafata igiti nkamurambikaho, eida bitewe n'imyitwarire yiwe. Ubundi kuri wowe abasore abajene bageze muri ya myaka yo kuba batekereza ngo ejo tugomba kubaho, bakagombye kwitwara bate? Urakoze. Ntabwo ari weho wakakibajije gusa, buri muntu wese uyu munsi yakabaye yibaza iki kibazo, abo mutoya abo mukuru, ariko by'umwihariko reka mpere ku bakuru bari guha motivation abajeni mu bikorwa bisebetse, bigayishije, bidategura ejo habo hazaza. Ariko nibutse abajeni, umusore akwiye kwicara atekereza ngo ejo hanjye hagomba kumera gute. Rero imyitwarire uba ugomba kugira yubakiye kuki? Iyi myitwarire nongere mbisubiremo, yubakiye kubaha Imana no gusa na Kristo, ukagendera mu murongo Imana igushakamo. Yego. Kabiri, hari n'umurongo w'igihugu cyacu. Imana yaduhaye leta nziza, hari umurongo w'igihugu cyacu, igihugu cyacu kigenderamo. Niba uri umusore, nzi neza ko uhagaze no muri uwo murongo byagufasha kuba umuntu w'umugabo. Ariko kandi reka mbwira abasore ngo nimukure amaboko mu mufuka niba mushaka kugira ejo heza hazaza. Umuntu nakore mu mahitamo y'umuntu, ndongera mbisubiremo, iyo uhisemo nabi ugira igihombo kingana nuko wari kunguka iyo uhitamo neza. Iyo umuntu atazi ikintu yataye ntamenye icyo atoragura. Iyo utazi ubutware buri muri wowe ntabwo umenya gutegeka ibyawe. Niba ukeneye kuba umuntu w'umugabo, bihishe muri wowe ubwo butware utabusobanukiwe, wa musore we, ntabwo uzigera uba umugabo ngo utegeke ibyawe, ahubwo uzagera muri cya gihe cyo kuba umugabo, ubugabo bukubera umutwaro, urugo ruzakubera umutwaro, abo uzabyara bazakubera umutwaro, umugore azakubera umutwaro. Ariko niwitoza kubaha Imana, ntabwo bizakubera umutwaro.
iyo umuntu azi ikintu afite amenya n'icyo arinda. Yego. Arakoze cyane. Hari ikintu nenda kukubaza gikunze kuba ikibazo rimwe na rimwe, bamwe bakagikora birengagije ko bari kwangiza bo mu gihe kizaza. Ibintu byerekeranye na relationship cyangwa se inkundo. Yego. cyane cyane reka nzihere mu rubyiruko, kuko iyo bibaye nabi bishatse kuvuga ko n'umusaruro uvamo cyangwa se n'igisubizo kivamo aba ari kibi cyane. Ku rwawe ruhare cyangwa se ku cyawe giti, ushobora kuba ufite uburyo uyobora ya marangamutima yawe urimo yitwa urukundo turimo turavuga cyane. Ndagira ngo utekereze ku makosa aberamo uyu munsi umaze kubona nk'amakosa, kandi ukaba ushobora kuvuga ngo ngewe mu biganza byanjye ndamutse mfite abantu nahugura iki kintu ntakibabuza. N'ayo makosa ubona abantu bari mu nkundo bakora. Urakoze, kandi biri mu byugarije igihugu cyane, ndetse n'abakristo muri rusange. Ikintu giteye ubwoba ni uko kugeza uyu munsi ku myaka 18 umuntu agiye kujya yubaka urugo hano mu Rwanda. Biracyari muri proposal. Abadepite. Yego. Ariko tekereza, bivuze ngo uyu mwana ushobora kubaka urugo ku myaka 18, bivuze ngo relationship cyangwa arinjira mu gihe cyo gutangira kurutegura nibura mu myaka 14-15. Rimwe na rimwe bamwe kuri 12. Uretse n'ibyo dufite ibihamya by'abana batwara inda bafite imyaka 11, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wabivuze neza, uruvuga ko ari amarangamutima. Ariya ni amashagaga. Ni amashagaga y'abatoya, ni amarangamutima koko. Ariko amwe mu makosa abantu bakora mu gihe kirambagizanya cyangwa mu gihe cyo gutegura urushako, reka ngewe ngeraho ngaho ndenge bya bindi twise amarangamutima. Yego. Mu gihe cyo gutegura urushako, amakosa abantu bakora ni ukujya mu rugo batararujyamo. Ushatse kuvuga gute? Ni ugukora imirimo yo mu rugo y'abashakanye kandi abantu batarashakana. Ndagira ngo dufashe tubyumve neza. Yego. Gukora imirimo y'abashakanye no koza abasahani no gukoropa, ni gute ushaka kutubwira? Ntabwo ari ibyo ngibyo nabyo, kandi bishobora kuba byo bitewe n'aho bikorewe. Yego. Ariko kandi abashakanye binyuze uko amategeko abiteganya ndetse n'uko Imana ibidusaba, hari uburenganzira bafite mu mibanire yabo. Yego. Iyo abantu rero bihaye uburenganzira bwo kubaho nk'abashakanye kandi batarashakana, Yego, baba bagiye kugwiza ibikomere mu buzima bwabo, bazicuza ubuzima bwabo bwose. Urugero nko kuryamana. Iyo abantu batangiye kuryamana batarabana, ibikomere biba bigiye kuba byinshi ku buryo bazabyinjirana no mu rukundo. Bishobora kuba ibigaragarira abantu cyangwa bikaba bitagaragarira abantu, ariko bo barabigira bikabagiraho ingaruka. yego, Icya kabiri, iyo abantu bari muri relationship cyangwa barimo barambagizanya, ariko ugasanga igihe cyabo bakimara barimo gukoresha ubutunzi bwabo mu gusohoka, mu byo bita kuryisingira ngo bose cyangwa kuryoha cyangwa kuryoha, bwa buzima bakaburira aho ngaho urugo batarabugiramo. Ndagira ngo mbabwire nti ntacyo muzakumbura nimugera mu rugo, nimugera mu rugo ruzangirika. Rero ayo ni amakosa mabi muri rwa rukundo, muri bwa buzima bwo gukundana. Abantu bakirambagizanya bakwiriye kwitonda, bakamenya ko hari uburenganzira bataragira mu rugo. Yego. Arakoze cyane. Seti, uyu mwanya cyangwa se reka mbyite ngo uramutse ugize amahirwe, uretse ko ndanabikwifuriza mu kintu ngiye kuvuga, uramutse uhagarariye urubyiruko ku rwego rw'igihugu, ni iki kintu, ni ibihe bintu nibura nka 2 wahindura ku rubyiruko?
Yeah. Ikintu cya mbere nahindura ku rubyiruko, nahindura imitekerereze yo kumva ko ubuzima ari butoya. Reka akantu nkavuge neza katagira ikibazo gateza muri ubu buryo. Abantu bazi ko ubuzima ari butoya, barangiza bakabukoresha koko nkaho ari bugufi. nta myaka 100. Yego, nako nashaka kuvuga. Yego. Iryo jambo wenda hari abarirwanyije, hari n'abaryemera, sinshaka kuritindaho, ariko kandi urubyiruko rufite defo, rufite ikibazo cyo kumva ko iyo munsi yarya ubuzima bwe akaburangiza kuko atekereza ko ejo ntahahari. Bajeni urubyiruko, reka mbabwire nti ejo ni hagari. Nimwe bagabo b'ejo, nimwebwe bagore b'ejo, ejo hanyu harehare. Uracyafite, ugeze ku myaka 20, urimo kumva ubuzima burangira aho ngaho waburya bukarangira. Reka uracyafite 50 imbere, uracyafite 80, iracyahari. Rero tekereza ko ejo ari harehare kurushaho urangije. Iyo mitekerereze nabanza nkayikura mu rubyiruko. Yego. Icya kabiri, nabwira abajeni ngo nimureke kwita ku bantu bahuye, bagize intege nke bakagwa mu bihombo, hanyuma aba ari bo mugira icyitegererezo kuya. Yego. Hari abajeni bazi ko batazubaka urugo ngo rukunde kubera ko bahora bareba abingo zasenyutse. Yego. Hari abajeni bazi ko batazacuruza ngo bekunde. Hari abajeni bazi ko kwiga byarangiye. Reka mbabwire ntago byarangiye. Uwo nuwakomeretse mu ntambara ye, yahuye n'icyo gikomere kiramukomeretsa agwa hasi. Ariko hari abantu bagihagaze kandi bageze kure banakomeje. Reka mbabwire ngo ejo nawe wagerayo bikagenda neza. Kura amaboko mu mifuka, wicika intege, ihangana utegereze kandi ukomeze wubaha Imana. Yego, ibyo bintu nabihindura mu mitekerereze y'abantu, kuko uyu munsi abajeni barakora bagira gute ariko bafite imitekerereze ipfuye. Yego. Arakoze cyane. Hari ikibazo nenda kukubaza kindi. Roromodo, iryo jambo rikunze gukoreshwa cyane kandi ndatekereza ko nawe hari urizi. Uyu munsi iyo utekereje ko wowe Seti uri roromodo w'abantu utazi, reka tuvuge nawe uzi, ariko cyane tuvuge kuri ba bantu utazi, kuko kuba utabazi, mu yandi magambo iyo bazi hari igihe uvuga ati ubwo mbazi ndabaho gutya. None reka tuvuge kuri ba bandi ubereye roromodo cyangwa se icyitegereza ariko utabazi. Iyo utekereje ko bahari bashaka gutera ikirenge mu cyo wateye, witwara gute nona? Reka mbanze mbabwire nti bankureho amaboko bayoboke Kristo, kuko nanjye nagize ba roromodo barantenguha. Yego. Ariko kandi igihe cyose wafashe, ndagira mbibutse, igihe cyose wafashe umuntu akaba roromodo wawe ukajya umureberaho ibyiza, hato atazakuyobya. Kandi mbibutse ko roromodo mwiza ni Kristo, niwe wenyine udahinduka. Hanyuma iyo ntekereje ko hari abantu bashobora kuba bari kundeberaho, ngerageza kudacogora no kudacika intege kugira ngo ntazayobya intore za Kristo. Ngerageza kuguma mu nzira ya Kristo kugira ngo n'abanyobotse, nubwo ntifuza ko banyoboka, nifuza ko bayoboka Kristo, kugira ngo n'abari inyuma yanjye bakandagira ku birenge byaho nyuze ntabayobya, ahubwo bakomeze mu nzira nziza. Ngerageza rero gukomeza kuba mu murongo mwiza. Yego. Arakoze cyane. Abantu barimo barabona Seti, arabona ko ni umujene umeze neza, hari bumve cyane cyari kubabwira ni Kristo, kandi ntago uri kubabeshya. Ibi bintu navuga ngo birakora. Seti, uracyari umujene, ntago urabyara mu buryo bw'umubiri ngo ugire umwana. Uyu mwanya uwakuzanira umwana ngo umurere wanjye,
utari uwanjye, utari uwawe, Yego. akakuzanira umwana akakubwira ngo uyu mwana murere, wenda tutitawe ashobora kuba ari imfubyi cyangwa se hari n'umugisha ugiye kumukorera, hari Imana yabishatse gutyo. Yego. uyu mwana wamurera gute? Ni umusore, yani igitsina gabo, wamurera gute kugera ku rwego uzamugeza hahandi azabasha nawe kugira amahitamo, kandi ukabona ko afite amahitamo meza bishingiye ku burere wamuhaye? Wamurera gute? uvuze umwana, nyuma uravuga ngo ni umusore? Ni umwana w'umuhungu. Yego. Ni umwana w'umuhungu. Yego. Mutoya. Yego. Namurera gute? Dutangira nakubwiye ijambo riri mu migani vuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Kimwe mu bintu cya mbere natoza umwana narera ndetse n'abazankomokaho abo nzarera, nabatoza kubaha Imana, nabatoza kunyura mu nzira yo kubaha Imana. Iyo umuntu afite kubaha Imana, ubu burere bugakura muri bo, yizera Kristo, n'andi masomo yose y'ubuzima aramworohera, ntabwo amuvuna. Icya kabiri natoza uyu mwana gukora. Kandi kimwe mu bintu byatwishe bikica Abanyafurika n'Abanyarwanda n'abandi bamwe wenda ntabasha kugezaho amaso, ariko nuko twagiye tujya mu bintu bitari muri kariya yacu cyangwa bitari mu bushobozi bwacu. Nakitegereza icyo uwo mwana ashoboye, hanyuma nkamuremeramo icyerekezo. Yego. Arakoze cyane. Ese iyo urebye ahazaza h'urubyiruko dufite uyu munsi, iyo mvuze urubyiruko dufite ubwo ushyire muri rusange, ubona ahazaza h'urubyiruko dufite uyu munsi hameze gute? Benshi bakunda kuvuga ko hateye ubwoba, ariko muri rusange si urubyiruko gusa, ahubwo n'ahazaza h'isi hateye ubwoba, kuko isi irimo guhinduka kandi Bibiliya yarambwiye ngo irashirana no kwifuza kwabo. Yego. Ariko reka mpumurize aba bantu. Bibiliya yarambwiye ngo umudugudu w'abakiranutsi wubatse ku mpinga y'umusozi, hanyuma kandi ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashishira mu bikari bya Kristo. Abajeni ntago naca intege abajeni. Dufite Kristo, turacyafite igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Ngira ngo cyane ndimo kubwira bagenzi banjye bajeni b'Abanyarwanda, muhumure. Umuntu wahagaze neza, urimo gukora neza, witaye ku hazaza he, ndagira ngo mubwire ko azagira ahazaza heza. Muzavamo abagabo beza, muzavamo abayobozi beza, muzavamo abantu bubahisha Imana, muzavamo abavugabutumwa, abapasitori. Komereza aho ngaho, wicika intege. Rero ahazaza habo kubagenda neza ni heza, ariko reka mbwire n'abarimo kugenda nabi, bari kwitwara nabi, bari gukoresha ibyo bafite mu biteye isoni, bari gukoresha ubuzima bwabo, ubwiza Imana yabahaye, igikundiro Imana yabahaye, bari kugikoresha mu biteye isoni. Reka mbahe inkuru nabo mbabwire nti biraza kurangira vuba, mwinjire mu mubabaro. Rero abajeni bahagaze neza, ejo habo ni heza. Setarakoze cyane. Ngewe ku bwanjye namushimira. Twaganiriye neza kandi afite amagambo, navuga ngo amagambo yayandi afite akamaro cyane ku bantu bazatwumva. Ntago azumvuga n'urubyiruko gusa cyangwa se n'ingeri zose, kuko twese dufite ikintu tuzagenda dukuramo. Ndagushimiye cyane Seti. Mwakoze cyane kuntumira. Nabonye mufite gahunda nziza, mufite icyerekezo cyiza, kandi mwatwakiriye neza hano, namwe mwatuganirije neza. Kandi nawe nabonye uri umujeni, mbese weho nta message wangenera ko nkiri umujeni mugenzi wawe? Urakoze cyane. Navuga ngo komerezaho. Mubihe? Komerezaho uko nguko uri komerezaho. Murakoze cyane. Ndabizi. Ikimenyetso cy'uko mwabishimiye. Ndabizi neza. Ntago nibeshye kubera ko bagiye bavuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa.
kandi nawe tubwiraga akari ku mutima wawe. yego Uracyari umujene nawe, kandi navuga ko tukiri mu rugendo rumwe rwo gushakisha hahandi hazaza hacu, yaba bimwe twavuze by'imiryango n'ibindi. Ndabizi neza Imana wizeye. yego Kandi ngo witwa Senga Wizere. yego nitwa Senga Wizere. Umunyarwanda yavuze ngo so nta kwanga akwita nawe. Nitwa na Seti. Seti biravuze ngo ni incumbushanyo y'Imana. Wow. Rero iyo wasenze ukizera wakira incumbushanyo y'Imana. Ahubwo amazina yawe nayo ubwayo afite ubutumwa. Yego izina ni ryo muntu. Mise ntekereza uko nitwa. Hari n'abandi nabo bitekerejeho ubwabo. Gusa leta y'u Rwanda yarakoze, hari amazina mabi itacyemera ababyeyi bita abana babo. Yego urakoze cyane. Hari abantu mukunze kuba muri kumwe, urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu, wabagira icyo ubabwira, yaba ari ukubasezera, yaba ukabashimira, kandi nabo turifuza ko ubutaha nabo bazaza hano, kuko aha hantu ni heza. murakoze. Mpura n'abantu benshi, sosiyete nyinshi, abatoya n'abakuru. Reka mbabwire mbashimiye ko bakurikiye iki kiganiro. Ni inkunga ikomeye y'ivugabutumwa, ariko kandi kunkurikira byonyine, kumvisha amatwi, ntihagire impinduka ziza mu buzima bwawe waba wakoze ubusa. N'impinduka zize mu buzima bwawe, kandi kugira ngo iri vugabutumwa ryaguke, ngira ngo bose barabizi abadukurikiye, iri vugabutumwa kugira ngo ritere imbere, ryaguke, kugira ngo nawe azabe yicaye ahangaha ejo hari icyo babasabwa gukora. Iyo nakoze umurimo w'Imana, n'uwampamagaye nawe yakoze umurimo w'Imana, nawe ntukagende udakoze umurimo w'Imana. Nimukore umurimo w'Imana, murenge imitekerereze abarwanya Imana baba bafite ahantu dushaka gukora umurimo w'Imana. Rero nabashimira bose, kandi Imana ikomeze ibashyigikire. Abajeni ntimucogore, mukomereze aho ngaho, mugire imbaraga z'umutima n'iz'ubugingo, murushaho kubaha Imana uko bwije no bukeye. Arakoze cyane. Ni Senga Wizere Seti. Aravuze ngo abadukurikiye bakora umurimo w'Imana, birumvikana no gukanda subscribe, bakanatera comment, share, bakakwirakwiza bino biganiro. Ntabwo twifuza ko uzajya ubibona ukabyihererana. Twari turi mu kiganiro Sigano z'Abenge, mwari muri kumwe na Izabaye Fabrice. Ndabashimiye cyane.